Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, nkwifurije igitondo cy'umugisha, igitondo cyo kugirana isano nzima tuyigirana na Kristo. Tugeze ku cyigisho cya gatatu kitubwira ngo ivugura mu by'ubuzima n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, aho dukomeje kukiga tukaba tugeze kuri paje ya 77 ku ngingo itubwira ngo abagabura n'abizera bagomba gukorera hamwe, nta tandukaniro, nta kwitandukanya, tugomba gukorera hamwe. Ni ku ngingo y'101 mu gitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Umugabane umwe w'ingenzi w'umurimo w'ubugabura ushingiye ku kwereka abizera mu buryo bukiranuka amahame y'ivugurura mu by'ubuzima, nk'uko yomatanye n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu nk'umugabane w'uwo murimo. Bakwiriye ubwabo kwakira iryo vugurura rikayobora imibereho yabo, ndetse bakararikira n'abandi bavuga ko bemera ukuri kuyakira. Umuntu wese uvuga ko yemera ukuri akwiriye kwakira imibereho y'ivugurura mu by'ubuzima. Neretswe ko ivugurura mu by'ubuzima rigize umugabane w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi ko ari isanga n'ingoyi n'ubwo butumwa, nk'uko ikiganza n'ukuboko bimeranye n'umubiri. Nabonye ko twebwe nk'abizera bagize itorero ry'Imana tugomba gutera intambwe tujya mbere muri uyu murimo ukomeye. Abagabura n'abizera bagomba gukorera hamwe. Ntabwo abantu b'Imana biteguye kumva ijwi rirenga rya marayika wa gatatu. Bafite umurimo w'ingenzi bagomba gukora ubwabo, badakwiriye barekera Imana ngo iwubakorere. Bafite umurimo w'ingenzi bagomba gukora ubwabo, badakwiriye kurekera Imana ngo iwubakorere. Uyu murimo yarawubasabiye ngo bawukore. Buri wese agomba kuwugiramo uruhare, ntawubasha kuwukora mu cyimbo cy'undi. Umugabane umwe aho kuba ubutumwa uko bwakabaye. Ingingo y'103, paragrafu y'103 mu nama ku mirire. Umurimo w'ivugurura mu by'ubuzima ufitanye isano ikomeye n'umurimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko nanone si ubutumwa. Ababwiriza bacu bakwiriye kwigisha inyigisho z'ivugurura mu by'ubuzima, ariko ntibazigire ibyigisho by'ibanze ngo bifate umwanya w'ubutumwa. Umwanya w'izo nyigisho hamwe n'izindi gahunda zimeze nkazo ni uwo guteguza abantu igikorwa cyo gukurikira ubutumwa buba bwateguwe. Muri izo gahunda z'ibanze, iyi nyigisho ku ivugurura mu by'ubuzima ni ikintu cy'ingenzi cyane. Dukwiriye kwita kuri buri murimo w'ivugurura tukawukorana umwete, ariko kandi tukirinda kwerekana ko tujenjekeye, tukanirinda kugwa mu mutego w'ubwaka. Umurimo w'ivugurura mu by'ubuzima ufitanye isano ikomeye n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, nk'iyo ukuboko gufitanye n'umubiri, ariko ukuboko ntigushobora kujya mu mwanya w'umubiri. Kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, amategeko y'Imana no guhamya Yesu, ni umutwaro w'umurimo wacu. Ubutumwa bugomba kwamamazwa mu ijwi riranguruye kandi bukagera ku batuye isi bose. Kwigisha amahame y'ubuzima bigomba kugendana n'ubu butumwa, ntibigomba gutandukana nabwo cyangwa ngo bishyirwe mu mwanya wabwo. Mugire umunsi mwiza.